Nshuti bavandimwe mukurikiye Gideon Igisubizo TV, banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yewe nitwa Gatera Alex, abanuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Nyagatare, mu kagari ka Bushoga. Katubanze mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, tubanze twiragiza Imana. Data, mu izina ry'umwami w'abami bose, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye kuturinda kandi ukabutugiriye neza, ukaba utwemereye ko uyu munsi tugiye kuganira na bene data ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe uriho umugisha, abaryumva babone umugisha, kandi natwe duhe umugisha kuri Imana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nshuti bavandimwe mukurikiye Igisubizo TV, banje kubasuhuza nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Banje kubashimira ko mudukurikirana, kandi banje kubashimira ko mudukorera ibyiza byose. Reka rero uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga kumenya agaciro kawe no kugaharanira. Ubushize twabonye yuko agaciro ari igiteranyo cy'indangagaciro zacu. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko twongera tukumva kumenya neza agaciro kacu no kugaharanira. Rero uyu munsi niryo jambo nahisemo ngo tuganire kumenya agaciro kawe no kugaharanira. Tubisanga mu ijambo ry'Imana. Nehemiya igice cya 6 n'umurongo wa mbere haratubwira amagambo. Umugabo Nehemiya yari umuntu w'Imana kandi akorera Imana, ashima Imana, ariko ngo igihe kimwe yari umuziritsi wa vini bwami. Ngo Nehemiya amaze kumva amagambo, amaze kumenya neza ko Yerusalemu yabaye amatongo, ngo ahitamo kumenya no guhindukira, agereza ubusa, arasenga, ahita ajya gusana inkike za Yerusalemu. Ngo ariko agezeyo yahuye n'abantu bajya bashyiraho ibikangisho no kugira ngo umurimo w'Imana udakorwa. Ariko Nehemiya yarazi agaciro ke, kandi yarazi n'agaciro k'umurimo ukora. Igice cya 6 ku murongo wa mbere haratubwira ngo umurimo w'Imana udeheshwa n'ibikangisho n'ubugambanyi. Ngo nuko bukeye bwaho Sanibalati na Tobiya na Geshomu umwarabu n'abandi banzi bacu ngo bukeye bwaho Sanibalati na Tobiya na Geshomu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko bubatse inkike, kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshomu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu biryo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti sinareka umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho kane kose, nanjye mbatumaho ntyo. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo Nehemiya yari arimo gukora umurimo w'Imana, ngo ariko abantu bamutumaho ngo bahurire mu gisiza mu kibaya cyitwa Ono. Arababwira ngo njyewe ndi ku murimo ukomeye, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Nuko rero bene data, nta mpamvu n'imwe idukwiriye gutuma dutakaza agaciro k'ibyo turimo gukora cyangwa agaciro kacu bwite. Nuko Nehemiya amenye neza ngo Sanibalati na Tobiya na Geshomu ngo bamutumaho, arababwira ngo njyewe ndi ku murimo ukomeye, nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasange ngo nice umurimo, nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasange. Ngo bamutumaho kane, nawe abasubiza gutyo. Yesu ashimwe cyane. Nuko tubona ko Nehemiya ngo n'ubundi bongeye kumutumaho, ngo baramubwira ngo amakuru yamamaye ngo ko wenda kuba umwami, ngo kandi iyo mpamvu urimo kubaka inkike. Ngo arababwira ngo izo nimuha nta byabaye. Ni ukuvuga ngo Nehemiya yubahaga Imana kandi agakunda Imana, akamenya agaciro k'ibyo arimo gukora. Uyu munsi rero niyo mpamvu nahisemo namwe inshuti zanjye kugira ngo tuganire kumenya agaciro kawe no guharanira agaciro kacu. Nongere mbibabwire ngo agaciro kacu ntago kabarwa mu mafaranga, agaciro kacu ntago kabarwa mu byo dutunze, ntago kabarwa mu byo twambara, ntago kabarwa mu bindi, ahubwo agaciro kacu kabarwa n'igiteranyo cy'indangagaciro zacu. Nibwo agaciro kawe kagaragara. Yesu ahimbazwe. Ni ukuvuga ngo agaciro kawe kagaragazwa n'uwuriwe. Hari umuntu umwe wari afite ibintu by'agaciro, ariko ntabwo yari azi ko afite ibintu by'agaciro.
ngo yarabura umukecuru ngo kandi afite umuntu utuye mu gihugu cya kure akajya amwohereza amadolari, kandi uwo muntu ukecuru yabaga mu nzu itari nziza, ariko ngo inzu ye yenda kugwa kandi bamwohereza amadolari, ngo akajyayo agafata udusimari akayabamba ku nzu nk'udushushanyo kubera yuko atarazi agaciro k'ibyo yari afite muri we. Nuko ngo umunsi umwe wa mukobwa we n'inshuti ze ngo baza kumusura, bagiye kumusura bareba yanzuye yenda kugwa, amadolari yayakubisemo isimari yabambye nk'udushushanyo ku nzu, ku gikuta cy'inzu. Baramubaza ngo ariko se amafaranga twaherezaga wayashyize he? Arababwira ngo mwana wanjye se hari icyo wanyohereje? Ngo keretse udushushanyo ngo wanyoherezaga singuturi aho turi. Kubera yuko ntago yaraza agaciro k'ibyo bimuri ruhande. Hari igihe uba ufite agaciro ariko nyamara utazi agaciro kawe, ukaguma ubaho nabi, ukaguma utesekara hirya no hino kubera yuko utazi ngo ibyo ufite n'iby'agaciro gakomeye. Yesu ahimbazwe. Imana rero yaduhaye kubo turaba agaciro kanini cyane kuruta byose. Niyo mpamvu Imana itaturemye nk'inyamaswa, iturema nk'abantu kuko turaba agaciro kanini imbere y'Imana, kandi turaba agaciro kuko Imana yaduhaye agaciro. Umupasiteri umwe ngo yari uri umuntu ngo yabaga mu gihugu kimwe, ariko ngo noneho itorero rye ryifuza kumugurira viza kujya mu gihugu cya kure ngo agezeyo, ariko uwo muntu ntabwo yarazi agaciro ka viza afite. Ngo ajya mu gihugu kimwe, ngo aragenda, ku munsi wa mbere ngo yiriza ubusa, n'uwa kabiri yiriza ubusa, n'uwa gatatu yiriza ubusa, ngo ariko noneho ngageza inzara imurembeje, ngaravuga ngo oya ntago nagomba kwicwa n'inzara, ngo ngiye kujya muri hoteli nge rwose bigenda uko byakabaye. Ngaragenda ararya, amaze kurya ngo hanyuma baje kumwishyuza, ngarababwira ngo njyewe nta mafaranga mfite rwose, mukora icyo mwumva mushaka ntago nakicwa n'inzara. Ngo noneho baramubaza ngo zana viza turebe, ngo bamweretse aberetse viza yari afite, ngo basanga viza ye imwemerera gutembera, imwemerera kujya muri hoteli ashaka, imwemerera kujya ahantu hose yumva yifuza, ariko nyamara yamaze iminsi 3 yiriza ubusa, ariko bitari umupango wo kwiriza ubusa, ahubwo byari umupango yuko nta mafaranga afite muri we. Nyamara yari afite iby'agaciro muri we, ariko ntago yarazi agaciro k'ibyo afite muri we. Niyo mpamvu rero yatesetse, inzara iramwica, kandi yari afite viza imwemerera kujya ahantu ashaka, akajya kureba ibyiza nyaburanga mu gihugu yari arimo, akajya gutembera ahantu yose yumva agashakaga, ariko agaciro ibyo yari afite ntago yari yagasobanukiwe neza. Rero ndabinginga nshuti zanjye kugira ngo uyu munsi uharanire agaciro kawe, kandi ukamenye agaciro kawe, kukamenye hanyuma ugaharanire. Yesu ahimbazwe. Hari ibintu bijya bibaho mu isi yacu tubona ukamenya ngo ni by'agaciro, ariko ubwabyo ntabwo byiyizi kuko byo ntabwo ari ibiremwa muntu, ntabwo biza agaciro kacu. Ariko nkawe wari ukwiye kubuzi agaciro kawe ukagaharanira, kuko Imana yawe yagukunze, kuko Imana yawe yakugize uw'agaciro. Rero ndakwinginga nshuti yanjye kugira ngo uyu munsi wakire Yesu Kristo nk'umwami wawe, kugira ngo akugire neza agaciro. Mu isi yacu tubona abantu benshi cyane bize kandi bafite amashuri, bakongeraho by'agaciro, bakiyongeza ku buryo bwinshi cyane, bakongera amashuri, bakongera n'ibindi byose n'ubutunzi, bakitwa abantu b'agaciro, bakaba abanyacyubahiro. Ariko igihe kimwe ndagira ngo ubwire ibyo kingiye byose ntago ariko agaciro k'ibyo ngibyo. Amashuri wiyongereye ni ibintu ufite bigutunze nibikuzengurutse, ntago ari byo by'agaciro, ahubwo ni wowe w'agaciro. Umunsi tubona abantu benshi kandi bavuga yuko baraba agaciro, ariko umunsi umwe ubona umuntu wirize, yarashoje, afite amashuri ye, afite n'amafaranga ye, afite n'imodoka ye nziza, ariko rimwe na rimwe umusanga yasinze, agaciro ke agatakaje. Abantu barimo kuvuga ngo dore wa musinzi, ntabwo bakivuga ngo dore wa muntu wakuze. Ahantu hatuzengurutse ubona abantu benshi cyane bafite amashuri menshi, ariko kutagira agaciro no kutamenya agaciro kabo. Kenshi ubasanga mu kabari, bene ugasanga amafaranga yabo yagura indayi, ugasanga umutungo yabo irakennye, ugasanga abana babo nibiga, ugasanga abana babo bayeho nabi, abagore babo kwitwa buri munsi kubera yuko nigeze amenya agaciro k'ibyamuzengurutse. Amafaranga yapfusha ubusa, amafaranga y'ibyo akorera n'ibyo atunze byose bamufatira mu bagore b'abandi, ubundi bamufatiye mu kabari, ubundi bamufatiye ahatandukanye, kuko ibyo yamenye ntago yamenye agaciro kabyo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyejwe by'Imana tweye kubijugunyira imbwa, ngo cyangwa imarigaritira zacu tweye kuzita imbere y'ingurube. Tubisanga mu gitabo cya Luka igice cya 6 n'umurongo wa 7. Aho ngaho haratubwira ngo ibyejwe by'Imana ntidukabujugunyira imbwa cyangwa imarigaritira zacu nikazita imbere y'ingurube. Wewe gutakaza icyubahiro cyawe imbere y'abanyamahanga kazi, Bibiliya irambwira ngo cisha kure inzira yawe kure y'urugo rwa maraya, ngo kuko maraya ni umugome, ngagira akanwa koroshye nk'ubuki, ngo gatonyanga nk'ubuki koroshye nk'amavuta, ngariko gatema
ishema nk'impiri ikaryana nk'inzoka. Nuko rero ngo umutungo wawe kumarira aho ngaho, ahubwo wowe uhindukirira Yesu uyu munsi wakira ubugingo bushya, kandi noneho umenya agaciro kawe, unagakunde, unagaharanire, kuko umuntu yamaze kumenya ibyo afite ko ari iby'agaciro arabiharanira. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo habayeho umuntu ngo washakaga imarigarita y'agaciro, ngo yari umutunzi, ngo washakaga imarigarita y'agaciro, ngo noneho bimutera kugurisha ibyo yari afite byose ngo kugira ngo ajye kugura iyo marigarita imwe y'agaciro. Ngo kandi umuntu yabonye izahabu mu murima, ngo bimutera kugurisha ibyo yari atunze kugira ngo ajye kugura ya zahabu. Nuko rero nawe uyu munsi bigutera guhindukira, hari ibyo Uwiteka Imana gushakaho. Uwiteka Imana aragushaka ngo ube umunyacyubahiro. Bibiliya irambwira ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa abishakisha gukora ibyiza, Imana idacogora. Kandi Bibiliya ikambwira ngo ifura zo mu isi Uwiteka yishimira nizikora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Uyu munsi rero nshuti yanjye ndaguhendahenda kugira ngo wegere Yesu, umwakire mu buzima bwawe, hanyuma gutunge, hanyuma ubone icyubahiro nyacyo. Kuko Bibiliya irambwira ngo icyubahiro abantu barwanira si cyo cyubahiro nyacyo, ahubwo icyubahiro nyacyo tukivana ku kwizera Yesu. Kuko tubonye abantu benshi biyita abanyacyubahiro, ariko rimwe na rimwe ubasanga basinze ku muhanda, ubundi ugasanga ibyo avuga biragaragara nk'umuntu utarigeze no kujya ku ishuri, kandi ibyo avuga cyangwa n'ibyo akora. Yesu ahimbazwe. Ndakwinginga rero uyu munsi kugira ngo wowe uhindukirire, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite, kandi ubwenge ni ikintu cy'agaciro. Ubonye ubwenge ngo wabonye ikintu cy'agaciro. Ngo ubwenge umuntu yabugenzura kuruta ukuntu agenzura ifeza. Ngo ubwenge ni ubwugamo nk'uko ifeza nazo ari ubwugamo. Rero ndakwinginga uyu munsi ngo ushake Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma rero ushaka agaciro kawe nyako. Hari umuntu umwe yari yarize, kandi yari dogita mwiza cyane, yari yarize, ariko noneho agira irari muri we. Hamaze kugira irari yibagirwa agaciro ke, ngo hanyuma akunda umuntu umwe ngo wari umukobwa, ngo amukunze, ngo hanyuma rero ngo ari uko umukobwa ntiyamukunda. Ngo noneho dogiteri we ngo ajya ku mupfumu, umupfumu aramubwira ngo kugira ngo uriya mukobwa azagukunde nuko uzagenda ukareba imvura yaguye, hanyuma ukareba ahantu uwo mukobwa yakandagiye, ukazajya ukuraho akondo aho yakandagiye, ukarya iyo kondo mu gitondo na saa sita na nimugoroba. Dogita wandikira abantu imiti akababwira ngo saa sita mu gitondo na nimugoroba. Dogita uvuga ngo mu mvura, mu byondo harimo inzoka, mu byondo harimo indwara nyinshi zitandukanye, ariko agaciro ke yaragatakaje, ahubwo yumvira iby'umupfumu, yemera kurya icyondo saa sita na nimugoroba, kubera yuko yari yamaze kugira irari ryamuteye, kandi yamaze kwibagirwa ko ari uw'agaciro. Ajya yandika ku bitaro n'ahandi hatandukanye, murahabona handitseho ngo ni bibi birabujwe kunywa itabi, kandi nyamara tubona abantu bamwe barinywa kubera yuko bibagiwe ibyo bari baravuze, barabyibagiwe. Ariko uyu munsi ndakwinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo wakire umwami Yesu. Mu gitabo cy'Abacamanza n'igice cya 9 ku murongo w'8 tuhasanga umugabo Natani kuntu yaciriye abantu b'Isirayeli umugani ngo ibiti byashatse kwiyimikamo umwami, ngo ibiti bimaze kwishakira kuntu byimika umwami, ngo byinginga umwerayo urabihakanira, urababwira ngo njyewe ntago narekeshwa imbuto zanjye nziza ziryohera abantu, ntago nazireka kuzajya mungabanyira hirya no hino hejuru y'ibiti. Ngo byinginga ngo n'umutini nawe ngo urabibwira ngo njyewe ntago narekeshwa imbuto zanjye nziza, ntago nazirekeshwa no kuzajya mungabanira hirya no hino n'ibiti. Hanyuma ngo ibiti byinginga umwerayo, ngo rababwira ngo njyewe ntago narekeshwa vino yanjye nziza ineza abantu n'Imana kuzajya mungabanyirizwa hirya no hino n'ibiti. Ngo noneho byitwinginga ngo mufatangwe, hanyuma umufatangwe urabibwira ngo niba mwemera ko nzababera umwami, muzajya mugendera mu gicucu cyanjye, nimubyanga umuriro uzabatwika. Hanyuma rero reka mwinginga uyu munsi kugira ngo wemere agaciro kawe. Imana yatugize n'ukuri, reka mbabwize ukuri, Imana yatugize abagaciro. Aho ngaho duhagaze, naho utuye, naho uba, uri uw'agaciro. Nubwo waba udafite imitungo myinshi, nubwo waba ari umuntu utubashywe mu isi, ariko imbere y'Imana urubashywe. Kuko Paulo yaravuze ngo tugaragara nk'abakene ariko tugatungisha benshi, tugaragara nk'abenda gupfa nyamara tunariho none iteka ryose. Reka mwinginge rero agaciro kawe, we kukubarira muri ibyo ngibyo byose ujya ubona, we kukabarira amashuri yawe, we kukabarira mu byo utunze. Ibyo ngibyo nibibaho mu buzima bwacu ngo bijye bidufasha, hanyuma biduteye no gushimira Imana ibyo yagiye dukorera. Reka mwinginge uyu munsi wakire Yesu, ubona agaciro nyako, agaciro nyako gaturuka mu kubaha Imana no mu gukunda ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka.
reka rero nshuti yanjye nkwinginge kugira ngo uyu munsi wakire imbabazi z'Imana kandi wakire imbaraga zawe. Reka kuzajya uhungabana hirya no hino n'ibiti, reka kujya mu bikundi by'abanyarugomo. Bibiliya irambwira ngo nitukajye mu iteraniro ry'abanyarugomo, ngo n'abanywi b'inzoga, ngo n'abanyamerwe bakunda inyama, ngo ibyo ngibyo birakenesha. Reka rero nkwinginge ujye wegera abantu b'Imana, usenga Imana, ujye mu bantu b'Imana, ukunda Imana, ukorera Imana, kuko n'iki Imana yakuremeye. Imana yacu yaturemeye kuyikorera, nta kindi Imana yaturemeye. Reka rero uyu munsi nkwinginge mu izina ry'umwami wacu Yesu, wakira agaciro kawe, umenya agaciro kawe. Ibituzengurutse kenshi tubonye abantu batekereza ko atari ab'agaciro, bagashaka ibindi byabasayidira ku isura yabo ngo bamenye ibyo abantu bajya bita ngo ni ibiseda isura, ariko ibyo byose ushyiraho ngo ni ibisayidira sura. Imana yakuremye uri uw'agaciro, lazima uri uw'agaciro. Ntago agaciro kawe nongere mbigusubiriremo, ntago kabarwa mu madolari, ntago kabarwa mu paundi, ahubwo agaciro kawe ni igiteranyo cy'ibyo ukora, igiteranyo cy'indangagaciro zawe nicyo kizakugira uw'agaciro, kuko birambwira ngo umukene aruta umutunzi w'umupfapfa. Rero reka nkwinginge uyu munsi mu izina ry'umwami wacu Yesu, kugira ngo wakire ubugingo bushya, wakire Yesu mu buzima bwawe, nibwo uzaba uw'agaciro imbere y'Imana ishobora byose. Kadusenga Imana. Mu izina ryawe Data, ndagushimiye kuko uri umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, kandi ngushimiye ko utwitayeho, ngushimiye ko udukunda Mwami. Reka iri jambo ryawe rigira akamaro nk'ukuntu ryakageze muri Efeso, nk'ukuntu ryakageze muri Wokwabu. Reka Mwami rigira akamaro mu mitima yacu, ritwubake Mwami, duharanira agaciro kacu kandi tukamenye tunakazirikane, kuko icyo waturemeye Mwami w'abami ni ukugukorera. Umugisha wawe ugende ku bantu bawe n'ababyumva bose, kuko uri umwami, mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Amen.